Nashaka impinduka, nashaka impinduka, so I can be okay, so I can be okay. Hakaza iminsi y'umunezero, I can make you stay, so I can make you stay, so I can make you stay. Ndashaka impinduka, ubuzima burarya, umutima ntutuza. Ndashaka impinduka. Ntabwo byabaye amarangamutima ya hehe. Kora igihano cyawe none ujye muri class. Namagambo menshi nyene gukora. Ibi ngibi ni ukwihorera ntabwo. Ariko ni kuri rwamagara no ninde. Okay, animatrice ibi ngibi ni ukwihorera ntabwo ari urukundo, ntabwo ari ukwihorera. Wakoze ko sana ryo wakoze. Narikoze ariko ntabwo bihanishwe. Nagwaye igihano, sinagwaye igihano. Wakima ariko ntabwo cyari. Urakoze none urashaka ikindi. Wakoze koza nkuhaye igihano. Nicyo kindi. Ujya no kunegeka ibintu nzajya nkuhase. Aya namarangamutima ariko kuyobora ntabwo ari ngombwa ngo umpane. Aya marangamutima na marangamutima nyigira. Nta marangamutima. Kinijyana naguhaye umunyeshuri akoze ikosa. Nundi wese uzabikora. Ase biti. Please. Mwiki tijyana nicyo ushaka. Ukomeza kumbangamira. Nabyemeye sibyo. Uri teacher wanje sibyo. Uri animatrice wanje ndakubaha kandi okay. Nubu nyuba ukora igihano naguhaye rero. Okay, animatrice mugire ibihe byiza mugire nakazi keza sibyo. Urakoze. Kora vuba dance subira muri class. Kandi sinirwe ngaruka hangaha. Ibyo mvuze singaruke kubivuga. Animatrice nago biri bwongere. Sawa bikore nkubone muri class mu minota mike kandi. Sinongeye kugaruka hangaha nsubiramo ibintu bimwe. Akwibuka ibihe byiza twagiranye. Unama ukora ibyo bintu byose Nashaka impinduka, nashaka impinduka. Chanel nyibona ukuntu muri iki kigo hinjiye abapolisi, nyibona ukuntu petrol bamutambikanye, ubwoba bwaranyishe, ibintu byose wari uzi nkora, ibintu byose narabiretse, narahindutse nsigaye numva nyine nta kintu kimana we agushenza kubana wabanje no kuri ko Imana narahindutse nta kintu nyikora. Uzi ko mani uzi ko nagihoze nsigaye mutambuka isoni zikanyica, mwumva nyine najya kumusaba imbabazi. uzaza umusaza ntabwo ari byo reka. Narahindutse no kuri pe ibintu byose narabiretse nsigaye numva uzi ko nsigaye naruhutse, nta kintu kikinesha umutwe, mba nicaye muri classe nta kintu mfite ngo ndajya gukorera kanaka ikintu. Narahindutse pe Uko nibyo byiza ntabwo yari kuba ari akakintu ntashobora kimwe, sinagishobora nihigahizamo kumukunda birananira. inzozi Inshuti yawe cyangwa sitera Diera neri kumukunda byarananiye pe, nawe yoye byakubaho byarananiye, umva nabyihizemo biranga. ariko ntabwo rero ngo ubwo ibyo ni ibyanyu uzamukunda cyangwa ubireke. Ntabwo mbaza kuba umukumira inshuti Oya ukuri pe ntabwo nakubeshya, sinabishobora kongera kumuvugisha no guhagarara ngo tunabiganire ibintu byose byabaye, sinzi ko nabishobora. ubwo mufite ibyo mwapfuye nyine mbega ntabwo nzi ariko Diaz kuna ruriya mwana ariko mana we abavuga ibintu atazi uko byatangiye, yaraje yivanga mu buzima bwacu, sinzi aho yavuye, ndamwanga pe, byaranze ko mukunda, byarananiye neza neza. uzabyikura mu byo no gukora cyako imbwiye iki nta kintu mbwiye inshuti yanjye, aho inshuti yanjye ubwo nyine ibyo ni ibyanyu uzabisobanura kwanyu nta kintu Sha sinzi ukuntu bizagenda kugira uriya mwana mukunda, sinzi ukuntu nzabigenza pe, byarananiye. eka ubwo nyine ubwo se ibyo mwapfuye nyine bitumvikana cyabiri seriye njyewe umva rwose nta kibazo ngira kibonye. Sha reka nigire no kuryama, none mfite ibitotsi noneho nta kintu kigira kinesha umutwe, ibitotsi byonyine. ese urumva utabayeho neza kuba uretse kunyuza abandi bana kubabangamira ibindi bisigaye ubayeho neza.
njye no kuryama nyine ubwo nyine nzaza kuzakureba tujye kurya saa sita wari bari basona ntabwo bose ntacyo n'umunota ndaza kuzakureba nyine mbasaba ubwo turasubira nari nyine negereje amafaranga nzahita amafaranga y'ikimukobwa ndaza amafaranga nitwa Denise ubwo mu mafaranga yose ubwo washakira iki waje kwiga cyaje mu kazi ese umuntu wese ubuze amafaranga avuze iby'akazi naje kwiga sawa nyine hanyuma se utari muri classe njye ni hano nigira hano ni muri classe noneho niyo classe yanjye ubundi egogo aka kanyuje tangiye kumenyera wigize umuntu urenze mu kigo aka kanyuje uje kutuyobora wabimenya ko nje kubayobora uje kutuyobora gusa uzayobora njye sindi modo hano waje gukora iki kutuyobora kuyoborwa byose sha jya muri classe yego ndijya muri classe ariko numvishe ngo hano mwigize inshinzi zitabaho man ubuse kuko iki gikorwa ngiye gukora nicyo gusa wasanga ibyo bibuma amahoro pe reka niyahure nisangire ababyeyi banjye ko n'ubundi kubona bafite muri iyi si ibibazo kuri njye pe wasanga aho ngiye ari byo bigiye kuzaba byiza kurusha uko nari meze kuri ino si ndayirambiwe ibibazo byayo ibiki bana ngiye kwiyahura pe ngiye kwiyahura ntabwo ubuzima nabuvamo ntabwo ubuzima nabushobora wenda wasanga ari byo birimo amahoro pe mana mfasha muri iki gikorwa mfasha pe kandi sangira ababyeyi banjye ko ubuzima burandambije ngiye kwiyahura abantu uzi ko nagiye nkitekerezaho nkasanga undi mwana twaramuhohoteraga nkibaza ari nkanjye ukuntu aba ameze njyewe burya ntusajya tubikora njye hari nayo numva umutima uri kunjaginga niyo mpamvu njyewe rwose narabiretse nanjye mwana noneho afite ikibazo narihana undi mwana ukuntu yigungaga tukamureka akagenda akarira tugakomeza amani wenda sinzi ukuntu waba bameze ariko biri kose uriya mwana ntabwo waba bameze neza yarigungaga twamubitaho n'ibindi bintu tumushyiramo nyine akagenda noneho akaba depressed noneho mva kanizere kuko wabonye ko ramana ko twamuhoteraga narabiretse ibintu byose bikubitemo n'ukuntu noneho polisi yaje mu kigo erega mani naragututse nyine ariko byararangiye kuba naragututse I'm sorry pe basi we wabiretse uriya mwana tuzamureke tumuhe amahoro nenda bigusabye pe ntabwo mubeshya pe uko nawe numva nzajya kubimubwira se ariko sinzi ukuntu nahinguka imbere mu maso yamubwira ati sorry n'ukuntu nijya muntu pe yanga muri iki kigo ndambwira ukuntu uzagenda ntabwo uzi ko nabishobora azazigura mwana barera sinzi uko nabishobora mbabarira ntabwo bigoye utagenda umwicaza mbere gushaka umuvugana kaza byarambabaje mbega umwana binabi kugoye cyane njye bikumubaza nashimwe urabizi bw'amahirwe nyine ntabyo nzi ko narabyumvise niko bimeze rero siko bigiye kugenda rero kuva ndaha wese wahindura iki n'abandi bakubanjije byabananiye ni abandi ariko ntabwo ari njye nta kibazo umukobwa nushaka kugenda gake genda gake mu biki mu byo urimo ego kose ko numva wanyihaye we ari njye nawe ninde waje mbere muri iki kigo none ari njye nawe ninde uyobora undi kuba unyobora njye nta nubwo mbyitaho nta nubwo mbere n'agaciro ntabwo wakagombye rero kuba uri aha wakagombye kuba uri iwanyu wimenyera ntuze mu kigo ngo uhite wumva ko wanzamuka nawe ukamenyera genza gake ubanza wiga abana bari muri iki kigo ubanza utumenye mbige se kubera iki mbiga muri amasomo ahubwo ko ngomba kubatoza komeza ujya kwigisha aho ugiye kwigisha ndakeneye kujya muri class ntamusanze hano ujya muri class aho turwana ushobora kuba utazi uwundi ariko vuba aha ngaha uramenya icyo ndicyo
Iki ko nagushaka gusa. Iki umeze ute? Meze neza. Ndashaka kuvuga se. Mvuga ikikugenza vuba usanze ari muri mood nziza. None ntabwo ari ngombwa ko nakuvugisha none. Mvugisha ibyo uvuga ntabwo ndi muri mood nziza aho bimenye gutyo. Urashaka iki? Maniki njye ndashaka ko tumenyana nabi. Tuziranye? Sunzi swamenye sinakumenye. So. Ako ntabwo ari buno buryo njye nshaka ko tumenyana. Ndashaka yuko tugirana umubano uri hagati yanjye nawe. Umubano ugenda ute? Ubucuti to. Maze bikakumarira iki se? Ese mani igihe nakubwiriye ukimbona bwo bwa mbere igihe nakubwiriye sinakwiyamye kuki guhora ungarukira mu buzima Maybe nari navuze ati nuko ari wenda nagusanze muri mode itari nziza. Iye mode ushiko buri gihe nzajye muramubwira buri munsi uzi kuri animatrice mushyashya ushobora wenda ko warumvikanaga na animateri wanyu gusa njye sikomeze wagiye kwigishwa ndega bibe byiza rero wagenza gake animateri ijya kwigisha gukora kakuzanye ngiye winyitaho pe wowe wakoze icyakuzanye uzata n'umutwe uvuge utumutwe wakoze icyakuzanye wowe ko ngiye cyanzanye ari mwebwe winkura muri mood nari nimereye neza winkura muri mood pe nushaka ushyira amarere hasi ariko umunsi wanjye utagena nabi kubera animatrice mushyashya subira ndi kwirwa nshinga nabi iki komeza ajya kwigisha oya naho njye utaragenda mu ishuri njye kwigisha ko njye sindi buva urumva uwashinze ijosi ntabwo uri buvanga ngira nkunge kuko ndi kubona wowe twararwana kuko animatrice mushyashya se ko urumva azanye amarere kankureke nta kintu uzahindura muri iki kigo icyo wakora cyose ushobora kutagihindura ariko nkaguhindura ngaho mpindura ntabwo naje guhindura ikigo ko naje kubw'abanyeshuri ngaho mpindura ni igihe wanzamukiye ahubwo ushobora ubundi uri misi muri iki kigo uri iki n'ibindi birenze ibyo iyo igihembwe cyarangiye gute njye ko cyari insazi byatari cyabaye kibi se cyambaye kibi icyambereye cyiza kuko ibyo nashakaga nabigezeho amanota se amanota tuyavuyeho ese ubwo nta manota wacyuye nyine ubwo waba uri kuvuga ngo cyabaye cyiza gute amanota se amanota tuyaretse byaba binsekeje nkurikije ukuntu uba utuje witonze ugataha nta n'amanota ucyuye ukabura byose ndetse kuvuga ko ntayacyuye yahese angahe ahagije ariko ngiye ku munyeshuri ya nyine angahe ntabwo ari menshi cyane ariko ibaze kuba nta kintu na kimwe usangwamo ariko ugasanga ntuza muri batanu ba mbere njyewe sinakwirenganya simba nize mba ndi kwikatira ndi gukwepana n'abayobozi baba bamereye nabi reba ibibazo cya gihembwe naracyanze reba ibibazo byabayemo perefe noneho wangeze ku mugongo uzirukankana mpaka ariko tuzakwepana nawe arabizi ubu ni uguhangana niyo gahunda naje mfite kuko njye muramubwira try to understand what ndavuga ibikugenza vuba ndi muri mudo mbimbabariwe tankorogoshora twakora iki se kugira iyo mudo basi wende wakora iki none urumva wakora iki urumva wakora iki muri wowe uri kuwitesha naguhaye vuga ibyo uvuga vuba vuba sinzi impamvu uri kumva ko nta mwanya ufite urawufite pe vuba seriously wa muhungu we niba wumva bimwe bigagukira hano sinzi ukuntu umeze wavuze ibyo uvuga vuba vuba ko naguhaye umwanya nuko uba nyihagaranye nawe hano utagira ngo nuko nyine ndi kukubwira uti nk'umwanya
basi reka nkubaze akabazo kamwe. Ubu nibwo buryo uvuganamo n'abantu bose mutari musanzwe muzira bose ni gutyo babwisha? So what? Then I think ko nta reason ihari yo kukublaminga, ariko nyine nuko njyewe but I always think about you. Think about who? Think about who? You? Me? About what? Nyine agutekereza. Unekerezaho iki ariko? Nikki, please. Noneho nzagenda mbimenya. Uzagenda ubibona ubimenya, uzajya unabimenyera kuko ubu uri kubona kuri guta umwanya wawe, uzajya unabimenyere wiyakire unabyakire pe. Nawe ndi guta ubwo nawe uzicuza mu nyuma. Ntari binzicuza, tuzaba turi kumwe se? Oya, Linza no nubwo narabyifuza, uzabinyibutse. Sinzakubona imbere yanjye. Isomo ryanjye sinzari kubona. Nubwo nakugaruka imbere, nuzaza kwigisha rwose nzaribwiriza nsohoke. Irakabije. Mbese bindi bite ahandi? Shabira aho nyine vacancy raho. Kansi waragiye uratuza. Kuri bonane. Bonane na se bonane ko nagiye kurya ku mubyeyi nandi kumwe n'umubyeyi. Impamagara. Kana uri kumwe n'umubyeyi wawe? Inshuti rero, inshuti nawe ziki. Aka ko wese kutamamagaye. Ngiye nuko ntayo kandi narakubuze ngo nzi tuyisangire. Baba we nta kibazo ubwo warayazaye nyine turasangira ya. Ushe. Turasangira yawe ngiye nta kintu nazanye nimazemo. Sawa. Ariko ngufitiye amakuru ya danje. Pana bira bya musinga wakabobo zatuma n'umuntu uzuko buri ikintu cyagisiga kiragihema. Baba bagiye kwandika kuri liste y'abantu b'ibisambo. Kubera yukundana n'igisambo nawe bigisambo. Musinga se? Musinga nakundanaga nawe. Aha. Nawe. Yewe sinabonaga muri gukururana n'iki. Shawa, ko nahise nza kukubaza se wambwira gutyo nyine nkahita mbireka. Ariko ngufitiye amakuru. Akurangura niba nta kintu urimo. Yefite umusore umeze neza urumva uwo mwana mwiza uzatambuka nawe ukabamufata gutyo ukavuga ati undi kumwe n'umusore. Nase naga ari igisambo nkase. Kareka we n'umwana mwiza ibaze nanjye umuntu nabivuye gutyo. Kandi iyo nemeye umuntu cyo menya ko umuntu ari sawa. Zabibara mbibonye none se nuwahese no mu kigo. Cyayigamo hano. Igamo hano. Abamo se cyangwa gataha. Yayigabamo ariko abatuje byataga se tuza wikihuta inkorera cyari hafi. Nyine mbwira ngeze ibaze umuhungu wagutinya akanga kuza kukuvugisha akaza kanca uzi ibintu amaze kungurira uzi amafaranga afite ari n'umwana mwiza nyine uba witorera. Urumva arambwira ngo aragukunda ariko ngo yabuze ngo ahantu guhera urumva ambwira nyine natuze nyine ariko nyine ni sawa. Umunani y'amatsiko n'ukuri. Tuza reka ngeze ko manga ufite ibyiza buriya reka nkwereka buriya n'inshuti zibera iyo nza kukureka wasanga warabagiye usigaye nk'ibitabe usigaye wibamo abakobwa arabaje cyane ngiye mbishidikanyaho pe ngiye mbona ariko byari kurangira. Niko byari kurangira buriya reka nkwereka. Ese buriya ni ibiki bimutera kumera kure? Yukundana n'umuntu usenga urumva nawe kwigisha uburyo usenga. Arasenga se? Ukundana n'umuntu uririmba kwigisha ukuntu baririmba ukundana n'igisambo nawe uriyo. Uwo muhungu wameze ati ni umwana mwiza aritonda urumva nta nakavuyo nabikundi agenderamo nyine no muri doro tuba twumeze gutya. Umuntu muri iki kigo utagira genge so ninde? Reka aba yiturije yibereye mu mashini ye ari kwiyigira ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ejo nituva muri class uzaze urumva mukwereke urureba ubanze nawe wishimira. Ni umwana mwiza byata. Noneho murigana? Oya ntago twigana ariko ni umwana mwiza byatara aritonda ntago ajya agenda mu bintu byinshi kandi nawe mubona umuntu w'inshuti yanjye ntago nakurangira umuntu ugira imico mibi sibyo? Umuntu arantangaje pe. Isa gutangaje gute? Nuko umuntu arantongoye umuntu utisi igisambo noneho. Hoye nyine ubwo nuko nyine ubwo ari umwana mwiza. Nikumva bineye amatsiko. None se wambwirize nake? Tuza wowe nawe nkwicishije amatsiko urabanza ungurire n'akantu ubundi ejo ngiye nibwo nzabahuza nyuma ya saa sita tuvuye kwiga. Nyuma saa sita nzaze kureba. Uzaze kundeba nawe muri class. Nzaba mare noneho
ngo uhuze nawe muganire nubona bivamo amahitamo n'ayawe urumva wowe ni wowe uzagira ute ni wowe uzihitiramo aho gusa nari nanagukumbeye byatari uri kunesha umwanya ndi gutinda wambwiye icyo ucakira iki nyine ngewe kugutekereza kukuvuga kukwandika mu ndirimbo gukora buri kimwe for you man. ndirimbo which songs nyine ushize narakubonye bwa mbere narakuvugisha tendo nari numvishe nyuzwe tu and then ubwo nafashe nyine time yanjye ndagenda ndakudescribinga mu ndirimbo. reka genda ririmba ririmba iyo ndirimbo wandikiye Nick Transport ngumbe abanyeshuri muri iki kigo. Reba sha amafaranga yawe akubiseho ibisuka ibiki byose. Ntabwo waje wacangesheje. Areka ndeba sha. Gashyashya. Byahehe se ngiye ko naje nimazemo. Ye bonane mane amafaranga yamazemo. Yikumazemo? Kutari nanjye waje kungurira se ukumbwira ngo yakumazemo ngo mbyumve ntabyo nakumva. Oya urabyumva nta kintu mfite. Ubwo noneho ejo nzaza kukureba nyuma ya saa sita. Wowe uzaza we n'umukimura kuva muri karasi. Tuvuye ranch se cyangwa tugiyeyo? Ubu tuvuye ranch urumva uzarye faster urumva noneho wituza kundeba urumva noneho mbanze mu kwereke ahubwo ikintu numva cyaba cyiza. Wowe nzamugutungira agatoki mbanze mu kwereke urumva nubona ubishimye urumva aribwo muhamagara ugira ute ubone kuvugana. Sibyo byaba byiza? Byaba byiza. Okay, sawa rero narimo. Nari ubwo turi kumwe. Ubwo nyine naheje nyuma ya saa sita. Naheje mfite yanjye. Mbwira nk'akazina basi. Wapi nta zina ririmo nta zina ndi bukubwire. Ngiye Binko namuvugishije. Ndizera ko nta gisigaye none. Yakubwiye ngo iki? No, Binko giye twabikemuye ku giti cyanjye nk'umusore ku wundi. Ko mwikanze iki? Simwembaza? Mwiriwe animatri. Ko mwikanze iki? Ntacyo. Munikanga ntacyo nikanze? Hano se muramara iki muri mwenyine? Turi kuganira nyine bibaho. Naho baganira abandi? Bagara hatuje, tuvuga ko bari batuze. Mubonye arahihisha hatuje. Oya. Nyine n'ukandi ari abantu bari gusa. Ku buryo mutari kuganirirayo? Cyane wo mwabonye heza abashimishije mu gukora ibyanyu. Oya. Kwa turi gukora iki sari ikintu usanze turi gukora? Mwenda gasabwo gukora iki? Ntacyo. Murabizi rero ibihano bitangwa iyo tubasanze hano. Si ibintu nirwa nsubiramo. Ni ugutaha iwanyu cyumweru. Nta kintu. Ahubwo se mwateganya gukora iki? Ntacyo. Ndavuze ibihano se mubizi ntago mbisubiramo. Ni weekend wanyu. Kandi mukaza mwitwaje n'ababyeyi. Nese mwitwishe wagerageje ushaka uburyo bigenza koko. Ibiki se? Murahitamo weekend cyangwa gukora ikindi gihano? Kumubwira ngo kiko ko bagwaye weekend. Aha, none mu gihe uri ahantu rero takagombye kuburi. Cyase uri gukora ibintu utashobora gusobanura. Igana turi gukora ko turi kuganira bisanzwe. Mu bigenda musobanurira iwanyu nyene. Murahitamo weekend cyangwa ikindi gihano? Tu ikindi gihano nta kibazo. Numva mushaka ikindi gihano. Hepfo ya A level murahabona block. Muragenda muhahinga hose muharangize. Murahitamo nibyo cyangwa gutaha. Kandi ntabwo njya muri discussion namwe. Ngo nta kundi nyine ngo. Nta kundi ushatse kuvuga iki? Murahitamo iki? Turagikora. Aho gutaha turakora. Ahubwo mutangira ubujya kuzana amasuka muko. Ese ndi wakwita nde? Banyita Diera. Diera. Njya kuzana amasuka. Ese nzabona muri classe mutararangiza kwakora. Hanyuma se ufite ikibazo. Anika ninde ariko? Anika tutabeshye ufite ikihe kibazo?
ubwo mwaye muri mu biki Anike ko none se kuganira ngana nawe utangiye kumubeshyara Anike utangiye kunyinjirira mu buzima ibi ni ibintu byanjye oya nawe utangiye kumubeshya besha uwo noneho umubeshya iki ko wenda nshimye ko we mwigana kakusikura umunyeshuri we umubeshya iki Anike ibintu byitwa oya umubeshya iki ndamubeshya iki umubeshya iki nta kintu mubeshya ni umushiti wanjye turigana kuganirira ahangaha iyo muganirira muri classe ko mwigana okay Anike basi winsebye njya guhinga mu rivura bibona ngingi urajya guhinga ejo bundi narabyemeye unjyana aho ushaka okay urahinga cyangwa utahi wanyu si ibintu bibiri nago Anike ko wahindutse wabaye iki ako se minduka iki basanze ahangaha byemewe ntago byemewe ndabye basi byanyu by'abanyeshuri ngo gufunga inguni okay basi nabyemeye sindi mufunga inguni mugamije iki usanze turi kuganira Niki usanze turi kuganira nta kintu kimwe turi gukora nzi mwakoze iki se mbere cyangwa mwateganyaga gukora iki Niki wabaye iki iyo naze so kugenda gute wabaye iki ntacyo nabaye animatrice none se ni ngombwa ngo unyitwareho gutya mwitwaraho gute musanze hano hemewe Anike rigana ari sheri wawe kubona ko ariko sheri se nibiki Anike basi wari sheri ndani animatrice wawe sino byumvikana okay Anike ndabyemera wemera iki Emuko garukiraho Nashaka impinduka so I can be okay Hakaze imizi y'umuneze I can make you stay So I can make you stay Ndashaka impinduka ubuzima burarya umutima nutuza Ndashaka impinduka ngo mbone bucya amarira arashoka ibitotsi simbibona nanjye umutima urababaye Ndashaka impinduka so I can be okay Hakaze imizi y'umuneze I can make you stay So I can make you stay Ndashaka impinduka winyanga winsiga mu maka ubuzima sinjye nabuhisemo nkeneye urukundo rwa kivandimwe dore na data na mama nigize winyanga ni wowe nsigaranye Ndashaka impinduka